Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yezu yongera guhamagara rubanda arababwira ati nimutege amatwi mwese kandi munyumve neza. Nta kintu kijya mu muntu giturutse inyuma kimuhumanya, ahubwo ikivuye mu muntu nicyo kimuhumanya. Ufite amatwi yo kumva niyumve. Amaze kwinjira mu nzu yitaruye rubanda, abigishwa be bamusobanuza uwo mugani. Arabasubiza ati namwe mubuze ubwenge bigeze aho? Nimwumva se ko nta kintu na kimwe cyinjira mu muntu giturutse inyuma gishobora kumuhumanya, kuko kitinjira mu mutima we ahubwo kijya mu nda kigasohoka kijya gutabwa mu rwobo. Bityo yemeza ko ibiribwa byose bidahumanya. Arongera ati ikivuye mu muntu nicyo kimuhumanya, kuko mu mutima w'abantu ariho haturuka imigambi mibi: ubusambanyi, ubujura, ubwicanyi, ubuhabara, umururumba, ubugome, uburyarya, ingeso mbi, ishyari, gutukana, ubwirasi n'amafuti. Ibyo bintu byose bibi biva mu mutima nibyo bihumanya umuntu. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Ejo twumvise impaka zakuruwe n'abafarisayi babonye abigishwa ba Yezu barya badakarabye, bahita babigira ikibazo. Bati ni gute twebwe mu muco wacu tubanza tugakaraba ibiganza, hanyuma abigishwa bawe bo bakaba batabikora ngo bakurikize uwo muco? Ni gute umwigisha ukomeye nkawe yarenga ku mategeko, ku migenzo n'imiziririzo yacu? Kwari ukugira ngo bagaragaze yuko ibyo akora atari byo, kubera ko afite abigishwa badakora by'amategeko ategeka. We rero turibuka yuko yahise abaha igisubizo, ababwira neza yuko imitima yabo iri kure y'Imana, ko akarimi kabo ariko bagaragarisha ko bakunze Imana kandi babanye nayo, ariko umutima wabo uri kure yabo. Niho rero yafatiye akomeza gutanga inyigisho ikomeye ku kintu gihumanya muntu. Mu by'ukuri abafarisayi bari abantu babaho bavuga ko bitaruye isi, badashaka kubaho nk'abantu bo mu isi. Bakavuga ko isi ibamo abantu banduye gusa, banduye, bafite umwanda, bacafuye, ko rero badashaka kubikoza. Ibyo bikagaragazwa rero n'ibyo bagaragariza hanze mu mibereho yabo, mu mikorere yabo, nk'uko kwisukura no kwiyuhagira imbere y'abantu, bakumva yuko batari kumwe nabo. Ariko Yezu yashatse kubagarura kugira ngo batekereze neza. Usukuye inyuma yagombye kuba arasukuye imbere, ariko yagiye abagaragariza kenshi ko imbere badasukuye, abita indyarya, abita abagira nabi, agaragaza yuko ibyo bakora ntaho bihuriye n'ibiri mu mutima wabo. Ibyo bagenda, uburyo bigaragaza binyuranye n'ibiri mu mutima wabo, n'ibyo batekereza ndetse mu bitekerezo byabo. Yezu rero arabakosora. Ivanjiri y'umunsi iratubwira uko yatangiye abwira rubanda ati nimutege amatwi mwese kandi munyumve neza. Icyo ni ikintu cy'ingenzi, gutega amatwi. Gutega amatwi, rwa rugendo turimo rwa sinode, kumenya gutega amatwi no gutegana amatwi. Avuga ati mutege amatwi kandi munyumve neza. Iri jambo rishaka kutubwira yuko yaragiye kubabwira ikintu gikomeye bagomba kwitondera bakagifata, mbese kikaba nk'ihame. Arabasobanurira neza ko mbere yo kugaragaza iyo suku yo hanze, abantu bagomba kubanza bagasukura imbere, bagasukura umutima wabo. Uburanga, ubwiza bw'inyuma bwagombye kuba bugaragaza ikiri imbere mu mutima wa muntu. Gusukura umutima ni ukwivanamo ibiwangiza byose. Yezu yabiturondoreye
avuga n'ibindi byose, izo ngeso mbi zose, ibyo byaha byose. Gusukura umutima ni ukuranduramo icyaha n'umuzi wacyo n'ibigitera byose, kuko usanga rimwe na rimwe mu mutima wacu hameze nk'harimo igishyitsi cyagiye kigakomera ku buryo nta kintu na kimwe cyakirandura. Amasengesho tuvuga, ijambo ry'Imana n'imigirire myiza, rimwe na rimwe ugasanga hari akantu gasigaramo, ka kandi katavamo, kataranduka, kabaye nk'igishyitsi, kikabyara rero imizi igenda ikera ibyaha. Ibyo byaha yera akaba aribyo isi isarura, ari byo bitanga izo mbuto mbi zisharira, zituma ubuzima bw'abantu ku giti cyabo ndetse no ku bw'abandi, izo mbuto zigenda zikabiha n'ubuzima bw'abantu bukabiha. Yezu rero aratwigisha ko tugomba kwirinda ikintu cyose cyangiza umutima wacu. Ubundi mu Kinyarwanda baravuga ngo akuzuye umutima gasesekara ku munwa. Ikiri mu mutima wacu nicyo cyagombye kugaragara hanze. Yaba isi yacu yari ituwe n'abantu bose bamaze gusukura imitima yabo, ako kuzuye umutima kagasesekara ku munwa, isi yashiramo inabi. Isi yaba isi y'amahoro, isi y'umudendezo, isi y'umutuzo. Kugira ngo nicyo kiveho, nuko tugomba gucika ku ngeso mbi, buri wese asukura umutima we. Icyaha iyo cyamaze kumunga umutima wa muntu, nta kindi gishobora kuvamo. Icyo gihe icyaha aba ari nk'igisasu cyagiye kikinjira mu mutima wa muntu, kandi rimwe kikazaturika, kikamuturikana, kikaturikana n'abandi. Iyo rero kirimo tutakiranduye, byanze bikunze ntabwo abantu ari umuntu ku giti cye, ari na bagenzi be ashobora kubaho atekanye. Ibyo Yezu Kristo atubwira. Akenshi rero usanga aho kugira ngo twirebe tutibera, twirebe mu mutima wacu, ahubwo tureba abandi. Nk'uko abafarisayo bareba bati, reba abigishwa bawe nibo banyabyaha kubera ko barya badakarabye. Donc tukareba abandi, tukamenya gutunga agatoki abandi. Gutunga urutoki abandi, twirengagiza yuko utunga rumwe ariko we hari enye zikureba. Utunga rumwe hari enye zikureba, uca imanza. Aho kugira ngo tubanze twirebe twebwe ubwacu, turihutira gukosora abandi. Ni byiza gukosorana gikristu, gukosorana kivandimwe, ariko tugakosora natwe ibyo twakosoye mu mitima yacu. Gukosora umuntu si ukumwandagaza, si ukumuvuga, si ukumutuka, si ukumutaramiraho, ahubwo ni ukumwegera tukamukosora gikristu, tutamutunga intoki, kuko nabivuga gutunga agatoki kamwe uba ufite izindi enye zikureba, nawe zirimo zigutunga agatoki. Hari umuhanga yigeze kuvuga ngo umuriro utazima ni abandi, l'enfer sont les autres. Ibyo ngibyo ni ibintu bibi cyane. Ni ukuvuga we yigize intungane, abandi nibo babi, ariko se twebwe ububi bwacu twabanje kubuhanagura. Icyo rero tugomba guharanira, ko Yezu Kristo atubwira, ni uguharanira gusukura imitima yacu, kandi tugaharanira ikintu cyose cyatuma tubana neza n'Imana. Imana ntituzwa mu mwanda wo mu mutima, Imana ituzwa mu mutima usukuye. Duharanire kandi rero mu mutima wacu no muri bagenzi bacu kuzimya ifumba icumbi nabi muri iyi si. Duharanire gukuraho icyo kintu cyose cyangiza imibanire yacu n'imibanire na bagenzi bacu ndetse n'imibanire n'Imana. Duharanire ikintu cyose gishyira mu mutima wacu imbuto y'icyiza, imbuto izera ibyiza, ibyiza bikomokaho amahoro, ubumwe, umudendezo n'ubusabane, ndetse cyane cyane n'ubusabaniramana. Dusabe rero Nyagasani atwiyoborere, ature mu mitima yacu, atwereke icyiza tugomba gukora no guharanira, ndetse igihe cyose ikibi tukirinde, tukijugunye kure yacu.